kuko hari abantu benshi bagiye bamburwa. Iyo ugarutse hano urambwira ngo ngirente igihugu bakwamburiyemo cyangwa ukubitiyemo cyangwa bagize bate ni ikindi gihugu gifite uko kiyoborwa, gifite abayobozi bacyo, gifite ba nyiracyo. Nta bushobozi gifite kuri icyo gihugu. Inama nakugira ya mbere ni ukuvuga ngo ariko ubundi ni ngombwa ko ujyayo, waretse kujyayo. Ariko nabyo nubwo mbivuga ntyo ni ugushoberwa, ni amaburakindi, kuko kubwira umuntu ngo wijya hakurya hariya bamwe bafite abavandimwe, bafite hari imiryango. Amateka yacu afite ukuntu ateye, agira ngo nayo atabyoroshya. Hari abantu bafite igice kimwe cy'umuryango ugasanga kiri hano, ikindi gice cy'umuryango kiri hakurya muri Uganda, kubera ko ni amateka maremare. Kandi hari abari muri Uganda bakaba bafite uburenganzira bwo kwitwa abanya-Uganda, kandi ari abanya-Uganda koko, ko hari abanyarwanda, hari abantu bakomoka mu Rwanda baba muri Uganda bitwa abanya-Uganda kandi bafite ubwo burenganzira, ariko bafite inkomoko mu Rwanda. Rero icyo kibazo, hanyuma ubwo nyine ugasanga imiryango iri hano, abana bari hano, basaza bari hariya, base ababyeyi babo, abandi se w'umwana ari hano, n'umwana umwe, undi nyina n'umwana undi bari hariya. Ibyo ntabwo ari twe twabigiriye, ndetse nabo ubwabo biba byaraturutse ku mateka, ntabwo byabaye kubera ko ariko bashobora kuba barabishakaga. nta nubwo babizira nabo kuko ntabwo ari icyaha bakoze, ariko nuko bimeze. Njye rero usibye kugerageza kujya inama muri ubu buryo nayo maze gusobanura, no gukomeza gukurikirana, kubwira ngo abanyarwanda ko bari bakwiye koroshya, kubera ko nta mpamvu yo kugirira nabi abanyarwanda, nta kindi nakora. Murakoze Excellency. Uwitwa uriya w'Ikarongi yavuze ngo ni iyihe siporo yitwa Nkunda Match, sinabyibutse, ngo ni iyihe siporo kuri mwe mubona mwatangamo inama ku rubyiruko rw'abanyarwanda ngo bayitabire, kuko petetre bayifitemo imbaraga nuko bagiramo amahirwe kurusha izindi zihari? Njye nibwira ko siporo zose zikwiriye kwitabirwa. N'igihugu mu bushobozi bwacyo buke gifasha siporo zose zigaragara ko zanatangiye kuba. Hari izitaba mu gihugu hano mu Rwanda, indi mikino, ariko hari n'indi itarahabaga yaje kuzanwa, urabizi nka cricket ntabwo yabaga mu Rwanda, ikunze kuba mu bihugu bivuga icyongereza, kera ntabwo yari ihari ariko ubu yaraje, irahari cricket. Ariko ibindi byari bisanzwe byose turabiteza imbere, ari volleyball, ari tennis, ari basketball, ari football, byose tuzabihina. Noneho n'amagare, cycling wabonye ko yagize itya ikazamuka rimwe ugasanga ahubwo igiye ku n'umupira urasanzwe w'amaguru, football, tugera kure cyane, ni ibintu bisa, ariko nabo ntabwo tuzabura kuwushyigikira ngo turebe ko igihe kimwe uzazamuka ukajya hejuru, ku buryo n'abazaba bawukina ushobora kubabira umwuga ndetse uhemba abo bawukina kandi ku isi nk'uko bizwi biriho. Volleyball nuko, basketball, tennis, byose turabishyigikira. Ntabwo nahitamo umwe gusa ngo niho tugiye gushyigikira, kuko ntabwo ari njye wabihitamo. Mu by'ukuri bizigaragaza aho abanyarwanda bafite amahirwe menshi mu mikino kurusha ahandi. Ubundi biterwa n'ukuntu abantu babyitabira. Icyo twanabwira n'abanyarwanda, ibyo yavugaga byo kubwira nk'abana babo, ngo icyo abantu bagira inama abana babo, kugira abana bazitabira umukino bumva barimo kandi babona
ushobora kubateza imbere kandi icyo gihe igihugu kizaba cyagerageje kizazamura byose bo bahitemo ariko icyangombwa nabakangurira bose kugira ngo bitabire imikino ariko ntabwo nabahitiramo ngo ibyo birikora ubwabyo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twatangiye mu Kinyarwanda mutwemereye tukagana ku musozo, nahera kuri mugenzi wanjye niba hari icyo ashaka kuvuga. Thank you so much. Your Excellency, just before we wrap up, I'm interested in knowing if this pandemic has made you miss something so much. When I talk to a few people, they'll say, maybe we miss having big wedding parties, we miss clubbing, others wish there was no curfew, and now the economy is opening slowly by slowly. As President Kagame, what is it that you're looking forward to? What is that one thing that you have missed since you've had the pandemic around? I have missed almost everything because of one thing. Having to be careful every time. It's like you are careful what you touch, what distance you observe when you are talking to somebody. So that almost becomes everything. Yes, having to live your life when you are being careful about everything. You end up missing everything. So that's my problem. I hope things get better soon. Yeah, I hope things get better. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubwo Premier League yatangiraga ni shampiyona yo mu gihugu cy'Ubwongereza, ubwo yari itangiye imikino nk'ingahe ya mbere, ikipe mukunda ya Arsenal, abandi banyarwanda bayikunda ndetse no hirya no hino, yaratsinzwe. Abantu baravuga bibi cyane. yaratsinzwe. Namwe mugira icyo muvuga, muranacyandika kuri Twitter. Burya rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mumaze kwandika abantu barasoma, twarabisomye. Kambabwire icyo abantu bavuze. Baravuze bati iyi kipe turariza umusaza nabi, ni nuko babita Your Excellency. Ati ikipe turariza umusaza nabi, kwikitabuze mu rutoki ari amakoma yayiretse agashaka itsinda. Iyo nama murayikurikiza cyangwa murakomera hitamo ryanyu? Ari ibintu bibiri. Arsenal njya kuyihitamo kuba itimu nkunda n'iki, hashize igihe kinini, bigomba kubirenza imyaka 30 cyangwa n'indi irenze. Icyo gihe yari itimu nyine kandi ifite amateka gaburi, ugiye kureba muri English Premier League, muri ya matimu yose ni imwe mu za mbere zabanje zirengeje imyaka 100, ariko banakinaga neza n'iki. Icyo gihe njya kuyifana, bakunda abakinnyi bayirimo, bakunda umukino wabo umeze n'iki. Hanyuma nyine biza muri ibi bihe by'ejo bundi, aho idaheruka muri Big Four. Rero nibuka muri 2011 hambere, Your Excellency, ndavuga na 2011 nabwo hari indi tweet nigeze gukora. Yego. Indi ni y'ejo bundi. Nayo mvuga nk'ibyo narebaga itagenda neza, nabyo mbivuga ndetse nza kuvuga ntakwiye kugira igihinduka. Ntabwo nzi niba igihinduka ari abakinnyi, ari umutoza, ariko hagomba kugira igihinduka kubera ko narebaga ubona batangiye, ubundi bajyaga baba mbere nyine iteka mu ba mbere bane. In fact babanje kujya bakina bashaka kuba ba mbere, bigeze aho kuba ba kabiri ntacyo byabatwaye, bigeze aho kujya muri ba mbere bane nawe bigeze aho no mu ba mbere 10 bakaba babamo. Ureba ko bitagenda neza. So ntabwo rero iyo ukunda ikintu, ntabwo gusa kantu gato kaba bahera ko kuri jye
umuntu wese afite uburenganzira bwo kuba yabyo, ashobora no kuvuga ati ibi ngibi nafanaga nakurikiranaga ubu ndashaka iriya. Ibyo ni uburenganzira bw'umuntu kuba yabikora, ariko ntabwo ari komeza niba naragikunze ndahendahenda ndihangana najya n'inama aho bibaye ngombwa bishoboka, ariko ntabwo napfa kureka ikintu nakundaga kubera impamvu gusa ndahinduye kubera ko basinzwe. Ni ikibazo, ariko ni ikibazo bakwiriye kugishakira umuti. Ariko noneho ikindi cya kabiri ujya ubona muri biriya bihe, muri ibihe bitari ibya kera nabyo twaje kugira umubano n'iriya timu nk'igihugu. Abonye biriya bya Visit Rwanda, ntabwo rero wakumuhindura buri kintu gusa uko habaye akabazo ukagira ukemura ikibazo aho kugira ngo ushake uburyo ikibazo cyakemuka aho kugira ngo uhunge ikibazo. Murabyemera iyo yatsinzwe? Nibyo ndabyemera nyine, kuko hari abandi ikipe zabo zitsindwa ari nabwo biba binagaragaraga mbibona no mu minota ya mbere ndabibona ngo bagiye gutsindwa. Mubibona kuko ubona ukuntu bakina ukamenya uti aba bantu bari butsindwe. Ariko murawurangiza uwo mukino, mwamaze kubona ibimenyetso by'uko kenshi ndawurangiza njye ntabwo nabihunga, nta kibazo bintwaye. Ikibazo uko kimeze ntabwo njya mpunga ibibazo, njyewe nicyo kintunze. Ntabwo mpunga ibibazo, mfite inshuti yanjye ikajya mu bibazo, umuntu akomeza ari inshuti, keretse niba ari ikibazo kijyanye no kwangiza ubucuti nari mfitanye nawe. Ariko ubundi ari inshuti akagira ibibazo bitarimo icyaha, aguma ari inshuti nanamufasha mbishoboye. Ntabwo nahunga umuntu inshuti cyangwa umuntu tuziranye kubera ko agize ibyago. Ntabwo ariko bimera. N'abariya nabo ntabwo ari icyaha, ni amakosa gusa, ariko amakosa ntabwo ari icyaha. Icyaha hari amakosa, bariya barakora amakosa ashobora no gukosorwa bagasubira aho bari bari. Niyo mpamvu nkiri kumwe n'iyo timu, kandi ndababwira mbona umwanya wo kuvugana nabo, njya mvugana nabo bakabyakira. Wabonye n'igihe umutoza wa Arsenal wa kera witwaga Arsene Wenger, wabonye ko yaje hano azanye na perezida wa FIFA, twarahuye twaranaganiriye, tujya no mu bya kera, njya no muri ibyo nanditse nabyo ndabimubwira, mubwira n'icyo nabivugiye, usanga turaganira. Niyo ngenda jyewe hanze nanyuze nka London hakaba umupira, hari n'ubwo njyayo nkajya muri stade nkajya kureba umupira. Ubu dusigaye dufite rero indi timu nayo dukorana nayo, sinzi nayo ibizi, ubu nayo igiye kuba iya kabiri mu zo nkunda kubera impamvu zimwe na zimwe, Paris Saint-Germain. Nayo dufitanye umubano, ariko noneho irimo n'abakinnyi beza, baragenda babonye ejo bundi Messi arimo yambaye na Visit Rwanda mu Bufaransa, kuba agiye kwamamaza u Rwanda hariya barabibonye. Yego, n'abariya ba Neymar, Mbappe n'abandi. Biriya ni ubu nayo ni ebyiri, ubu mfana ni siteme ebyiri. mace ya zombi ibereye rimwe, mwareba iyihe? Nareba uyu maci nyine, najya mpindura imwe nkayiha 50% n'indi 50%, ariko mbonye ikora neza cyane, ikina neza, ufite umukino nayiha more time, nayiha igihe kirenze. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mutwemereye twasoreza aha, tubashimira cyane umwanya wanyu mwaduhaye, ariko cyane cyane n'amakuru akomeye muduhaye muri iki kiganiro, musanzwe muyaduha, aho mwavuze muti ibi ndabivuga kamera zifunguye, kandi koko zari zifunguye, natwe turakomeza kuyabyaza umusaruro
kandi abaturuta ndavuga abanyarwanda dukomoka bavuze ngo imvura igwa n'isubira ese twongeye kubatumira are you ready? Mwaratinze no mwaratinze murakoze utaha ni mu ntumira zaza. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Reka tubashimire ko dushimire cyane nyakubahwa perezida wa repubulika umwanya mumaranye nawe muganira nawe, ariko ndashaka kuvuga ku kintu asoreje avuga ati ndi umugabo udahunga ibibazo kandi inshuti yanjye ifite ikibazo nayifasha kugikemura sinayihunga. Reka ntimugahungabane tukimufite. Turabasuhuje mwe mukurikiye televiziyo y'u Rwanda muri uyu mwanya, turabasuhuje namwe dukurikiye kuri radiyo Rwanda, dusuhuje n'imbaga itari nke iri ku mbuga nkoranyambaga za RBA. Twakomeje kubararikira uyu mwanya ukomeye ko tuza kuba turi kumwe na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame muri iki kiganiro, agirana ikiganiro n'abatwe abanyamakuru, ariko akaza no kwakira ibitekerezo by'abaturage hirya no hino mu ntara. Ndibarore Cleophas, ndakoresha ikinyarwanda, ariko muri iki kiganiro turi bukoreshemo n'icyongereza nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye. My name is Jackie Lumbasi. Urakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika, abanyamakuru dukunda kugaragara tubaza ibibazo abantu tutaranasuhuza. Iyo dutegura ikiganiro nk'iki akenshi tukakibwira abaturage ngira ngo ntawe cyanika amabuye, ariko udafite umuriro w'amashanyarazi nubwo ari bake hano mu Rwanda aba yagiye gushaka amabuye mashya, utayabonye akayanika kugira ngo iki kiganiro kitamucika. Aho ni ku ruhande rw'abaturage. Natwe abanyamakuru mu kwitegura navuga ngo tuyirara kwibaba mwebwe mu gutangira iki kiganiro, kuko ntashaka guhera ku bibazo ntiturabajya bibazo gusa cyangwa babaza ibibazo gusa. Mwe mwitegura ikiganiro nk'iki mugiye guhuramo n'abanyamakuru ndetse n'abaturage, twavuga ngo murara mute hanyuma mukakigera mumeze muti? Ndara neza, naraye neza, gutekereza ibijyanye n'inshingano umuntu afite, unatekereza bishobora kuba ibibazo, ugatekereza rero n'ukuntu byasubizwa. Mu by'ukuri nta kibazo cyari. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Iki kiganiro rero kibaye mu gihe u Rwanda n'isi yose bihanganye n'icyorezo cya coronavirus ntaho kirajya, nubwo hari ingamba nyinshi zigenda zifatwa kugira ngo buri gihugu kirwaneho. Ni ikiganiro kibaye nyakubahwa perezida wa repubulika, ubu hari ababakurikiye abaganga barabagira inama yo kuba biheje gato kubera ko bipimishije bakabona bafite coronavirus. Ni ikiganiro kibaye hari abari mu bitaro kubera iki cyorezo, ubwo byumvikana ko hari abagikurikiye bafite ababo bari mu bitaro, hari abagikurikiye iki cyorezo cyaramaze kubakoraho kibatwarira ababo mu miryango, ariko hari n'abadukurikiye nyakubahwa perezida wa repubulika imikorere bahoranye itarasubira uko yahoze, bakaba mu by'ukuri bavuga bati tuzongera tugaruke mu buzima bwari busanzwe, kuko muri iki gihe ubuzima bw'igihugu bw'abaturage bushingiye kuri rya tangazo risohoka nyuma y'ibyumweru bibiri bavuga bati ntitubizi niba bari budusubize mu rugo, ntitubizi niba natwe bari butwemerere kujya gusubukura imirimo yacu. Niki mubwira rero umuturage wibaza ngo ariko ubuzima buzongera bugaruke? Ndibwira ko
ubuzima buzongera bukagaruka, ariko gusubiza icyo kibazo ntabwo byoroshye kuko iki cyorezo inkomoko yacyo n'ubu bitaranamenyekana neza. Iyo ukurikira ibiri ku isi hose uko bivuga, aho cyaturutse, icyagiteye, aho kigana n'aho kizagarukira ntabwo bizwi no ku nzego z'imiryango mpuzamahanga zibishinzwe zibikurikirana. ari ibihugu bifite amikoro ahambaye nabyo ntabwo bibizi neza. Icyo navuga rero ni mu bice nka bibiri. Icya mbere cyo kirahari, icyorezo kirahari, coronavirus irahari, indwara itera birahari, ariko hari n'ingamba zihari zafatwa kugira ngo abantu bashobore kukirinda cyangwa kukirwanya. Izo nazo zirazwi, zaramenyekanye, nibyo duhora dutoza abaturage, abanyarwanda ndetse n'abandi bose, abaturarwanda bava hirya no hino. Dukoresha ubwo bumenyi bumaze kugerwaho cyangwa se ubushobozi bugenda bwubakwa kukirwanya, kugira ngo turebe ko twakirwanya uko bishoboka kose. Ibyo ni ku ruhande rumwe. Uruhande rwa kabiri ni ukuvuga ngo ntabwo tuzi igihe kizarangirira, ntawe ubizi, ndetse usibye no kurangira gusa bitazwi, hari ubwo kigenda gihindura intera. Nabyo nyuma y'igihe hari ibindi bimenyekana bitari bizwi bijyanye n'icyo cyorezo. Nabyo ubwo ni ukuvuga ngo twahora rero duteze amatwi, duhanze amaso nibiba bimenyekana, bityo tugahora twiteguye no mu buzima bwacu busanzwe, bwaba ubw'umunyarwanda uwo ari we wese cyangwa se byaba igihugu muri rusange. Tugomba guhora twiteguye kandi tugahora tuzi ko ari ibintu kukirwanya icyorezo ari ibintu bishobora gukomeza ku buryo aho bizagarukira bitazwi nyine. N'ubwo buryo rero nagisobanuramo. Hanyuma muri uko guhora twiteguye nk'uko mubivuze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, u Rwanda rurakoza imitwe y'intoki ku ruganda ruzakora inkingo zirimo n'urwa COVID-19. Se nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ruriya ruganda mwarutekereje, u Rwanda rwarutekereje mu rwego rw'ubuzima health, kugira ngo iki cyorezo kiramutse kivuyeho ariko hakaza n'ibindi nubwo ntawe ubyifuza, ruzabe rwariteguye, ruzabe rufite inkingo rwarazihunitseho kujya kuzishaka, rwatewe n'isi yatewe icyo gihe, cyangwa se uru ruganda nyakubahwa Repubulika turutekereze mu rwego rw'ishoramari. U Rwanda nk'igihugu cyaniyemeje kubaka ubukungu bushingiye kuri serivisi, inganda n'ibindi, cyane ko iyo mari n'uwaba yifite bigaragara ko itamupfira ubusa. Iby'uruganda rushobora gukora inkingo zirwanya COVID cyangwa inkingo zayikumira, ndetse zishobora no gukora n'ibindi, zishobora gukora n'izindi nkingo cyangwa se zigakora n'imiti. Urwo ruganda rugakora indi miti. Byatekerejwe mu buryo
urebye ntabwo ari ukubera ko haje iyi ndwara ya covid gusa, ahubwo bisanzwe biri no mu nyirango murakurikira muri Afurika cyangwa mu Rwanda, tuvuga ibintu byo kwihaza ku bintu bitandukanye, kuba twagira ibyo dukora, bimwe tuvuga ari made in Rwanda, ari noneho made in Africa. Igihugu cyose gifite iyo gahunda yo kugira ibyo gikora bitandukanye, dusanzwe twaramenyereye kuvana hanze buri gihe cyose. Ariko icyo cyatumye n'uru ruganda rushyirwamo ingufu zidasanzwe cyangwa birajyana nanone n'iki cyorezo uko cyaje, ndetse n'ingaruka z'ibintu bimwe nabwo dusanzwe tuzi, ariko noneho ubu bifata ku buzima bwa buri wese ku rwego nkuru. Murabizi aho inkingo ziba